Kuri uwo munsi hari hagiye gutangwa igihano cy'urupfu. Abaturage benshi bari bateraniye mu kibuga rusange cyo mu mujyi. Bari bashyizwe mu murongo wo gutuma nta wakwegera aho igikorwa cyari kigiye kubera, bari kurebera hirya. Abashinzwe umutekano bari bahagaze mu myanya yabo, bari imbere babakumiriye ngo bategere icyo gisambo. Bari bambaye impuzankano za gisirikare kandi bafite imbunda ndetse biteguye kurasa. Hagati y'icyo kibuga hari harimo umugabo wari wapfukamishijwe, amaboko yari mu mapingu, ari kumwe n'abasirikare ku mpande zombi. Yari yambaye imyenda ishaje kandi icitse, igaragaza ubuzima butari bworoshye yari amaze igihe abayemo. Mu maso he hari hari kugaragaza ubwoba, ariko kandi afite akabaraga nk'ikimenyetso cy'umuntu uzi ko ageze ku ndunduro y'ibyo yakoze. Mu mutima hari harimo kwibwira ati, niyo yayo ntakurama kudapfa, aho nahereye ngomba kwishyura ibyo nakoze. Uwo mugabo yari azwi mu mujyi no mu nkengero zawo kubera ibikorwa by'ubujura byari bimaze imyaka. Yatangiye yiba ibintu bito ku isoko no mu mihanda yanyurwagamo n'abantu benshi. Nyuma yaje kujya yinjira mu ngo z'abandi nijoro, akiba ibikoresho byo mu rugo, amafaranga n'ibiribwa. Yari yarambuye abagore n'abakobwa benshi mu muhanda, asahura amaduka, kandi hari n'igihe yafatanyaga n'abandi mu bikorwa byo kwiba ibintu by'agaciro. Abantu benshi batakaje ibyabo kubera we. Hari imiryango yashyize mu bukene bukabije nyuma yo kwiba amafaranga yabo bari barazigamye. Hari abacuruzi bato bahombye burundu. Ibirego byaragiye biriyongera uko imyaka yagendaga ishira. Inzego z'umutekano zamaze igihe zimushakisha ariko zikajya zimubura. Hari igihe yigeze gufatwa ariko aratoroka. Gereza ntiyayitinyaga cyane ko bamushyiragamo akayitoroka, akihinduranya, yaba afite umusatsi akawogosha, yaba atawufite akawutereka kandi akambara imyenda ihindura uwo ari we. Nyuma y'igihe kirekire atorotse gereza, yongeye gufatwa, kandi kuri iyo nshuro ibimenyetso byari bihagije kuko yafatanywe televiziyo yaragiye kugurisha hamwe n'umufuka muto wari urimo ibirayi yari yibye. Abantu benshi batanze ubuhamya ku byaha bye. Urubanza rwaraburanishijwe, hafatwa umwanzuro hashingiwe ku mategeko yakurikizwaga muri icyo gihe. Kubera ubwinshi n'uburemere bw'ibyaha bye, byemejwe ko ahabwa igihano cy'urupfu kuko gereza ze yari yarazigize nk'ahantu ajya ashaka kuruhuka neza. Ku munsi w'ishyirwa mu bikorwa ry'uwo mwanzuro, gahunda yari iteguye neza. Abasirikare bari bahawe amabwiriza asobanutse. Abaturage bari bemerewe kureba ariko ntibegere. Uwo mugabo yari azi neza icyo yaje gukorerwa. Nta kindi cyari gisigaye uretse gushyirwa mu bikorwa k'umwanzuro wari warafashwe, akicwa arashwa amasasu menshi. Ariko mbere y'uko igihano gishyirwa mu bikorwa, hakurikijwe amabwiriza ateganya ko umuntu wese ugiye guhanishwa urupfu ahabwa amahirwe ya nyuma yo kuvuga icyo ashaka kuvuga. Ni uwo mwanya wari ugeze. Abari aho bose bari bacecetse bategereje kumva icyo ashobora gutangaza. Yari agiye kuvuga amagambo ya nyuma ashoboraga kuzasigara yibukirwaho cyangwa nahindure na kimwe ku cyemezo cyari cyarafashwe. Umugabo yaranguriye ijwi, avuga cyane ariko mu ijwi rituje kandi avuga adahutiraho, atavuga ngo arwane n'umwanzuro wari wafashwe, ahubwo yemera ko ari ngombwa ko ageze ku munsi wo guhanwa, ariko abanza gusobanura n'impamvu yageze kuri urwo rwego. Nta gahinda mu ijwi, nta marira cyangwa guteza imbabazi, yaratangiye ati, umunsi mama na data bahura ngo nzavuke, bari bishimye nk'uko bigenda kuri bose. Mama akimenya ko atwite, yaba yarababaye, yarishimye cyangwa yarahangayitse cyane. Ikigaragara ni uko atifuje ko mpfa ntaravuka. Ntiyakuyemo inda yanjye ngo ni uko wenda ari mu bihe bibi, kandi nubwo ari kuba yishimye anezerewe, nta mpanuka yabayeho ngo ivemo, wenda bitavuye ku bushake. Mama yanyitayeho amezi 9 ndi mu nda ye. Yanyitayeho ku buryo bwose bushoboka, adatekereza ko icyo nzavamo, ahubwo yifuzaga ko nzavuka ndi umwana muzima gusa. Ku munsi navutseho, narize nk'abandi bose, nta tandukaniro ryari ririmo. Mama yampaye iby'ingenzi by'ibanze birimo amashereka, ankorera isuku, anyambika imyenda, akomeza kunyereka urukundo, kandi ashyira mu maboko y'umuryango ngo nzabashe gukora neza. We n'abagize umuryango wanjye barindiye umutekano, barinda ubuzima bwanjye guhungabana, kandi ibyo byose byari intangiriro y'ubuzima bwanjye. Bifuzaga ko nzavamo umugabo wo kuzabahesha ishema. Sinapfuye ntaravuka, sinapfuye ndi kuvuka, kandi sinapfuye nkiri umwana muto cyane. Kubw'ibyo mbanje gushimira Imana ko nanjye nagize amahirwe yo kuvukira ku isi yaremye, ngasangamo ibindi biremwa bitandukanye. Uyu munsi iherezo ryanjye rikaba ribaye kwishyura ibyo nakoze. Ndishimye cyane kuko ngeze ku murongo abari hano mwese mutinya kurenga kandi muzawurenga, mukaba mutazi inzira bizacamo ngo muwurenge. Biramfasha kureka guhangayika nibaza uko nzapfa, kuko aho ngiye nta bitekerezo nzongera kugira. Gusa mbere ya byose ndagira ngo mpamye ko ntavutse ndi igisambo. Navutse ndi umwana mwiza nk'abandi bose, ntazi icyaha icyo ari cyo, ntazi ko hari umunsi nzapfukama imbere y'abantu benshi bangana nk'amwe, imbere y'abana bakuru, abageze mu zabukuru, imbere y'abahungu n'abakobwa, abasore n'inkumi, abagore n'abagabo, abasaza n'abakecuru, n'imbere y'abasirikare bafite imbunda biteguye kurasa, negereje urupfu nk'igihano cy'ibyo nakoze. Navukiye mu muryango woroheje, ababyeyi banjye bakora uko bashoboye kose kugira ngo tubone ibyo kurya no kwambara. Nkiri muto najyaga ku ishuri nkiga neza, nifuza kuzaba umuntu w'ingirakamaro.
nigeze kurota kuzubakira ababyeyi banjye inzu nziza no kubakura mu buzima bubi. Ibyo byifuzo byari iby'umwana, byari byuzuyemo icyizere, kandi ababyeyi banjye baterwaga ishema nuko nifuzaga kuzagira aho mbageza. Ubuzima bwaje guhinduka gahoro gahoro. Data yarwaye igihe kirekire, amafaranga yo kumuvuza arabura. Ibyo twari dufite byarashize. Nahagaritse ishuri ntabishaka, ahubwo ari uko byabaye ngombwa ko njya gushaka akazi ko gufasha umuryango wanjye. Nakoraga imirimo iciriritse, nkikorera imizigo y'abantu, ngakora aho mbonye hose. Ariko amafaranga nabonaga ntiyabaga ahagije. Buri munsi narwanaga no kubona ibyo kurya no kubika duke ngo data abone kwishyura imiti. Icyaha cyanjye cya mbere cyavutse muri icyo gihe. Byatewe n'ubwoba bwo kubura data kuko akomezaga kuremba kandi amafaranga agakomeza kubura. Ikindi natinye cyane ni inzara. Inzara imaze kumerera nabi, njya mu rugo rw'umuturanyi nsaba ibiryo. Kuko nari umuturanyi wizewe wari wifitiye ibibazo, bansize aho mu nzu ndi kurya, bo baba bakora imirimo hanze. Ariko numvaga ibiganiro byabo ko bataye amafaranga ngo bashakiye ahantu hose bakayabura. Njye nicaye ku meza, nabonye amafaranga yaguye munsi yayo, iruhande rw'akaguru kayo ku buryo batari kuyabona. Ayo mafaranga kuko numvaga bari kuvuga ngo bayabuze, narayafashe nyashyira mu mufuka ndaceceka. Nabonaga yazamaza aho data iminsi abona imiti ihagije. Sinayafashe ngamije ikindi, nuko nari nzi ko nyabasabye batayampa, kandi bari baranze kutuguriza amafaranga muri iyo minsi, uretse ko ibiryo byo batari kubinyima. Rero nari mbonye yo gukoresha mu rugo. Narayafashe, ariko ibyo ntabwo byari byoroshye mu mutima wanjye. Mu gusohoka ndangije kurya, barambonye bambonamo ubwoba bwinshi. Batekereje ko ari impungenge za data wari ukomeje kuremba cyane, nyamara nta kuri ko ari kurimo, nari mbibye. Ni ubwoba bwo kwiba ku nshuro ya mbere. Ndetse bo bakomeje gutekereza ko babuze amafaranga, bakubitira abana ko yabuze, mbona nta ngaruka bizangiraho batazanankeka. Nijoro nararyamye sinasinzira kuko umutima wanjye warawinshinja gukora ubuhemu bukomeye, nkumva ibyo nakoze bitari byiza, ariko nta muntu wari uhari ngo ambaze ibyo nakoze cyangwa ngo abimenye. Icyaha cya mbere cyambereye kibi kuko umutima wanjye wamaze iminsi unyemeza ko nakoze nabi. Ariko nanone nihaye impamvu mvuga nti abo ni iby'amafaranga bari kuyakoresha bagura ibindi bintu bitari ingenzi, bashobora no kwihanganira kutagura bagakomeza kubaho mu gihe data agomba kuvurwa kugira ngo akomeze abeho. Nta yandi mahitamo yari ahari. Umutima wanze kubyakira, ariko ndibabarira. Icyakora ntibyarangiriye aho, amibano yarashize. Kuko bwa mbere batari baramfashe, natekereje ko nakongera kuriganya abantu, kwiba ntangira kubikora gake gake kandi bikarangira ntafashwe. Ibyo byatumye umutima wanjye utangira gukomera, ntiwongera kunshira urubanza cyane. Umutima nama wanjye wahagaze gukora uhinduka nk'igiti, ku buryo kwiba natangiye kubikora nk'akazi ka buri munsi kuko mbeshaho. Bwa mbere umutima wambwiraga ko nkoze nabi, gusa ukabyoroshya umbwira ko byari bikwiriye, kuko abo nibaga batari gupfa ngo nuko ari icyo babuze, kandi yewe mu gihe nabibye nari gutakaza umuntu nka papa. Buhoro buhoro uko nabikoraga cyane niko umutima wanjye yatangiye kubikunda, ngakunda uburyo nashoboraga kwiba abandi simfatwe. Uko iminsi yagiye ishira, nabaye umujura ubimenyereye. Nabanje kwiba kubera inzara, nyuma ntangira kwiba kubera irari ryo kugera kuri byinshi. Amafaranga nabonaga ntwaye ubwenge, sinatekereza gukora kandi kazi. Natangiye kwambara neza, kujya aho nari narigeze njya, ntangira no kwiyumva nk'umuntu ufite icyo arusha abandi. Ariko uko nagendaga mbona byinshi, niko umutima wanjye wagendaga wirengagiza burundu icyo bita kubabaza abandi. Mu gihe natangiraga kwiba, inzozi zanjye ntizari zagahindutse, zari ugufasha umuryango wanjye. Icyo gihe buri kantu kose nabonaga nkavanye mu kwiba, buri faranga nabaga natwaye nakabonaga nk'intambwe yo kugeza ku nzozi zanjye. Natekerezaga ko rimwe gusa amafaranga menshi cyane azagira mu ntoki zanjye avuye ku mukire w'indangare cyangwa ahandi hantu, maze ngashobora guhindurira umuryango wanjye ubuzima mu gihe gito bukaba bwiza ku buryo burambye. Mu kwiba kwanjye numvaga buri kintu ntwaye kizaba igikoresho cyo kubaka ejo hazaza heza, aho ababyeyi banjye batari kongera guhangayikishwa n'ubukene, aho abana b'inyuma yanjye bari kuzakura bafite amahirwe yo kwiga kandi bafite ibikoresho bikenewe, bo ntibate ishuri nkanjye, inzu yacu nayo nkayagura kandi nkayishyiramo ibiba bikenewe byose. Nifuzaga ko ibyishimo by'umuryango byarushaho kwiyongera kubera ibyavuye mu bikorwa byanjye. Icyo gihe nari ntaramenya neza ingaruka z'icyaha, kuko uretse kuba umutima wanjye warigeze kunkomanga, sinari narigeze mfatwa ngo mbihanirwe cyangwa ngo ducibwe amafaranga mu muryango, na duke twari dufite ngo wenda tudutange. Natekerezaga gusa ku byiza no ku kamaro ayo mafaranga agiriraga umuryango wanjye. Ubwo ndacyavuga mu hashize, si vuba aha. Sinari nagatangiye kujya ndazwa mu magereza bya hato na hato, kandi nari nkizewe n'abantu bake, nta wakeka ko ndurarwa mu kwiba. Natekerezaga ko nubwo uburyo nabonagamo amafaranga butari bukwiriye, ubushobozi nabonaga bwo kujyana mu rugo bwari bukwiriye,
kari bwo buryo bwo kwikiza ubukene twari twarabayemo kuva kera. Numvaga ko ibyiza by'icyaha bishobora kurenga ku bibi byacyo, ko amafaranga nabaga ntwaye mu buryo bubi ahinduka meza kuko yinjiraga mu buzima bwiza bw'umuryango. Akenshi mu mutima wanjye nabaga nzi ko ibyo nakoraga bitari byiza. Numvaga umutima wanjye unshinja, ariko ngatekereza ko igihe kizagera ibyo byose bikazagira umumaro, k'ejo hazaza hazagaragaza impamvu y'ibyo nakoze. Inzozi zanjye zari ukuba intwari mu muryango wanjye, kuba umuntu washobora gutuma urugo rwacu rwiyubaka, kandi ko nubwo inzira yari mbi, intego yari nziza mu mutima wanjye. Uko nakomezaga kwiba kenshi byanyibagije umurimo. Gukora icyaha kandi nkabona amaronko byatumye ntatekereza ku gukora akandi kazi kagoye ko gushaka amafaranga yanjye mu buryo bwemewe, cyangwa ku gukora uko nshoboye kugira ngo ubuzima bwanjye butere imbere binyuze mu nzira isobanutse. Kwiba byaramfashe bintwara umutima, binyumvisha ko hari uburyo bworoshye bwo kubona amafaranga mu gihe gito. Nk'igihe nasabaga akazi nkakabura, nkabona amafaranga make cyangwa se nkabone, umutima wanjye watangiraga kunyibutsa ko kwiba ari uburyo bwihuse bwo kugira icyo ngeraho vuba. Nabonaga ko mu gihe nkoze mu buryo bwemewe byansabaga igihe, ingufu no kugerageza inshuro nyinshi, kandi rimwe na rimwe ntacyo bitanga. Ariko mu kwibaho, uburyo bwo kubona amafaranga bwari bworoshye, bwihuse, kandi bukorohereza umutima wanjye. Nabonaga ibintu biri hafi yanjye, abantu barangaye nkabigisha gucunga neza ubutaha, abadakinga nkabigisha gukinga. Nihuje n'izindi nshuti, abafite amazu adakomeye, dutangira kubereka ibimenyetso. Hari igihe gutegereza ko umuntu arangara nkamwiba atareba nabigabanyije, kuko nabifashe nk'ibyatuma nicwa n'inzara. Nize guteka imitwe, ntangira gushuka abantu bakama amafaranga. Najyaga muri gare nkabwira umuntu ko ngiye kumukatishiriza itike, yayama ntamenye aho nciye. Hamwe naramenyekanaga nkimukira mu yindi. Ibyo nabyo byaragoranye, mpindura uburyo, ntangira kujya mpamagara abantu mbabeshya ko nkorera amasosiyete y'itumanaho, amafaranga ndayabona. Ariko nabyo nabonye birimo ingaruka nyinshi mbivamo. Nahinduye imigambi yanjye, ntangira kujya ngurisha ibintu bidafite ubuziranenge, ngakuramo amafaranga menshi. Ibyo nabyo byaranze, nkajya nkoresha amayeri. Harabona abeshye ko ntoraguye amafaranga, nkabereka umutima mwiza kuko ntayarya njyenyine, nyotoraguye turi kumwe, nkabasaba ko tujya hiherereye tukagabana. Niho nigiye ubwambuzi, kuko twageragayo nkabasiga ari intere nabakubise, ngatwara na duke bari bafite. Nabona biri bugorane, nkitabaza bagenzi banjye bakaza kudusanga mu ishyamba tutaragabana, tugafatanya kubambura. Ibyo narabyaguye, ndenga ku kwamburira mu mashyamba mbanje gushuka abantu. Nagiye mu muhanda aho nakekaga ko abantu bahanyura baba ari bake, maze nkisunga amajoro, ntangira kwambura abanyantege nke. Nambuye abagore amatelefone, ninjira mu ngo nijoro, ndasahuye amaduka, nambura abasaza amafaranga yawo. Igihe nabaga mbikora, numvaga ntegereje inyungu, nitaye ku bubabare nsigira abandi. Rimwe baramfashe, bambika mu cyumba cyo ku murenge, ariko numvaga ntacyo bintwaye, kuko kwari ukuruhuka iminsi nari maze nkora ntaruhuka. Nafunguwe nyuma y'igihe gito, numva nshobora kongera gukora akazi kanjye neza, kuko ikiruhuko cyari kirangiye, kandi noneho nashakaga ibyihuse kurushaho. Nari mfite imigambi mishya nari maze igihe muri gereza ntekerezaho, yo kwiba neza ntibamfate. Icyakora byatangiye kuvuga ko ndi igisambo mu bantu bake bake, abandi bo bakinyizeye. Burya umuntu amenyana n'abandi bakora bimwe. Nanjye nisanze ndi kumenyana n'ibisambo n'abajura kurushaho, mbagira inshuti zikomeye, dukorana itsinda ryo kwiba. Aho nibaga ndi umwe, tukayiba turi benshi, bamwe bacungira abandi umutekano. Amazu twapfumuraga turi benshi, kandi ba nyirayo bagerageza kuturwanya tukabahangayikisha. Icyo nshimira Imana nuko nta maraso namenye nkoresheje ibiganza, uretse wenda abo naba narateye kwiyahura kubera kubiba ibyabo by'ingenzi. Mu kwiba kwanjye nanyuze muri byinshi. Hari amaso y'abantu nabonye yuzuye amarira, hari imiryango yasigaye mu bukene kubera njye. Ibyo byose ndabyemera simbihakana, kandi uwo mfukamye aha ntagiye kumva neza ibikomere nabateye, dore ko ngiye gupfa nkabasiga. Nta na kimwe nshaka guhisha. Ibyaha byanjye ni ibyanjye, amahitamo yanjye ni ayanjye, niyo yangize uwo ndi we, niyo yangejeje ku rupfu. Ntabwo nshinja ubukene bw'iwacu ko aribwo bwambereye impamvu yo kugera amagingo ya nitwa igisambo. Ntabwo nshinja inshuti mbi n'aba naragize. Nta nubwo nshinja umuryango, kuko hari abagize inshuti mbi kundusha, bagakurira mu bukene no mu muryango udafite byose, ariko ntibibe ngo babe ibisambo. Bo bashatse ubuzima baciye mu zindi nzira, kandi nanjye byari gushoboka, nuko nari narabaswe no kwiba. Hari abantu benshi babaye mu buzima bubi kundusha, ariko ntibahindutse ibisambo. Nari mfite amahitamo, kandi inshuro nyinshi nahitagamo nabi. Igihe cyose nashikuzaga igikapu cy'umuntu nabaga nzi ko ndi gukora icyaha, kari bubabare, ariko sinabitindagaho. Igihe cyose ninjiraga mu nzu y'undi nijoro, nabaga nzi ko ndi bumusigire ibikomere ku mubiri nibiba ngombwa, kandi akabisigarana ku mutima, ndetse nabaga niteguye no kwica kugira ngo nirwaneho. Imana ishimwe ko ntawe nishe. Nari mbizi ko ari bibi,
ariko nahisemo gukomeza kubikora. Mu mezi ashize nari ndi muri gereza, maze gufungwa ako kanya numvaga ari akaruhuko nk'uko byari bimeze, nyamara nakatiwe igifungo kirekire numva nzabirambirwa. Mu gihe nari ndiyo nagize umwanya wo gutekereza, ubuzima bwanjye bwose narabusesenguye. Nabonye ko amafaranga nakuye mu bujura atigezemo amahoro cyangwa ngo anteze imbere, yewe nta n'umugore niyashatsemo. Naryamaga mfite ubwoba bwo gufatwa, nabanaga n'abantu batanyubaha, twari duhujwe n'inyungu gusa. Nta n'umwe mu bo twafatanyaga kwiba wigeze anyita inshuti nyakuri, kuko nawe yakekaga ko muciye urwaho ntamuhereza namwiba. Iyo nabaga mfite amafaranga menshi nakuye mu bujura, ntabwo nayaryaga ntuje cyangwa ngo mpabwe icyubahiro nk'umuntu ufite amafaranga, kuko nayaryaga bamwe bashinyiriza ngo nayo nibye. Nari mfite ibyo kurya ariko nta mutuzo. Nyuma yo kumara igihe muri gereza nibwo nabonye ntazakomeza kubamo, kuko nari maze kubirambirwa koko, ngashaka abo dutorokana. Natorokanye n'abandi benshi, bamwe bararaswa, abandi barafatwa, njye sinafatwa. Aho kureka ubujura nateretse umusatsi nigira nk'umusazi, nkajya nirirwa mu mihanda nisajije, abantu bakibwira ko ndwaye mu mutwe, bwakwira ngahindura umwenda wo hejuru, nkambura abafite intege nke, ngatobora amazu n'ibindi. Ubu wambona yagira ngo mfite ikibazo cyo mu mutwe bitewe n'ukuntu nagiye ngaca imyenda yanjye nkajya mbora nsa nabi. Kwari ukugira ngo abantu bajye bavuga yuko ndwaye aho gukeka ko ndi umujura, kuko n'ubundi nari naracitse gereza. Natekerezaga ko ntawe uzapfa kumenya, kuko umusatsi narawuretse urakura n'imyenda nyigira gutya. Kugira ubwo nongeye gufatwa nk'umuntu wacitse gereza, nkayicika nari nyirimo kubera ubujura n'ubwambuzi, nkaba ngiye kwicirwa ku mugaragaro imbere yanyu. Ndabyemera ko amategeko yanjye ni igihano gikwiriye, ariko kirakomeye. Nzi ko ibyaha byanjye ari byinshi, sinabivuga ngo mbirangize. Nzi ko hari abari hano bambonye bakumva ko urupfu rwanjye ari ubutabera, ko rukwiriye, ndetse abo nibye bamwe, abo nibye byinshi, bakaba bari kumva bagahawe imbunda cyangwa bakemererwa gukoresha amabuye ari hasi hano, bo ubwabo bakanyicira. Ibyo rwose ndabyumva. Nta burenganzira mfite bwo kubabwira uko bagomba kwiyumva, mu gihe nanjye ntabahaye uburenganzira bwo kuyobora amarangamutima yabo, mu gihe nari nabibye. Mu gihe namaze ntekereza kuri iki gihano, nasobanukiwe ko umuntu atangirira ku cyaha kimwe gito, akagikora yumva ari igisubizo cy'akanya gato, ariko atahita arekeraho, akagikomeza, akazisanga ageze ahandi abatabasha gusubira inyuma. Icyaha kirabata, kukikuramo bikanga nk'aho ari ikiyobyabwenge gikomeye cyane wimenyereje. Nasobanukiwe ko ingeso mbi itangira ari nto, igakura umuntu atabizi. Nasobanukiwe kandi ko iyo umuntu yirengagije umutimanama w'inshuro nyinshi, amaherezo gucecekesha burundu ntuzongere kumuburira. Ntekereza ku mwana muto nigeze kubaho. Uwo mwana ntiyari igisambo, uwo mwana yari afite inzozi. Iyo ntekereje kuri we numva agahinda kanyishe. Uwo mwana ari we njye wa kera wahindutse igisambo ruharwa uyu munsi, navuga ko we yipfiriye. Ntekereza ko urubyiruko ruri hano runyumva. Niba hari umwe muri mwe wigeze gutekereza ko kwiba ari inzira yoroshye yo kubaho, amenye ko atari ko biri. Icyo mbonye ni uko inzira mbi guha inyungu z'akanya gato, ariko ikagutwara amahirwe y'ejo hazaza hawe. Ndacyari muto, mvuye imburagihe ntaragera mu bihe byanjye byo kugera ku ntsinzi nyinshi imirimo y'amaboko yanjye. Rero si byo mbifuriza. Muzace mu nzira zemewe, mutifuza guca mu za bugufi, kuko iza bugufi zigendana n'ibibazo. Ndasaba imbabazi abo nahemukiye hose, nta n'umwe nirengagije, yaba uwo natwaye bike cyangwa byinshi, ndetse n'uwo naba narebye ntabimenye. Nzi ko imbabazi zanjye zitakuraho ko ibyo nabatwaye mutabisubirana. Nzi ko hari ibikomere biri ku mitima yanyu bitazakira vuba, nubwo njye ngiye kubabisa. Ariko nemera ko byabagizeho ingaruka mbi, kandi mbabajwe nabyo muri aka kanya. Ubanza hari uko ndi mu minota yanjye ya nyuma. Ariko nanone umuntu ugiye gupfa, umutima w'umutegeka gusaba imbabazi. Nta yandi mahitamo na make nanjye mfite, ibyo nakoze byose biri kunza mu mutwe. Nubwo muri kundeba mvuga uko, njye mu bitekerezo hari gukinwa filime y'ubuzima naciyemo bwose, ikibi kikajya ku ruhande, icyiza ku rundi, uretse ko nta byiza byinshi ndi kubona. N'ibyo nakoraga, inzira zabyo zabaga ari mbi. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, nanjye ndarukwiriye. Gusa nyuma y'urupfu nta gahinda, umubabaro, ibyishimo cyangwa guhiga ubuzima, kuko byose biba birangiye. Umuntu nkanjye ugiye mu buzima bwo guceceka burundu, aba akwiriye kubabarirwa. Kumbabarira byazatuma imitima yanyu bwayiruhuka, kuko njye ntabwo nzaba nyiriho ngo ngire amarangamutima. Mwazababara mwenyine kubera inzika n'urwango mwazaba mufitiye wapfuye. Mumbabarire rero. Mwese muri hano, icyo mbasaba nta kindi, ni uko bamwe muri mwe mwafatira urugero ku buzima bwanjye. Buri wese ndamwifuriza ko yajya arya akagabuye akirinda guhitamo nabi, ngo ni ukugira ngo agere ku byo yifuza vuba. Njye nimpfa mukanyigiraho mukirinda inzira mbi ngo namwe bitazagenda uko, ubu buzima nabayemo buzaba bubagiriye umumaro. Kumenya no kuvuga amateka yanjye ntibizabapfira ubusa, kuko abenshi bazirinda kumera nkanjye, bitume bakomeza kubaho.
ikibi kiberaho kutwigisha, ngenda urugero rwiza. Nemera igihano cyanjye mbikuye ku mutima, nanjye ubwanjye ntakisabira, nuko nanone kubaho biryoha. Ariko kandi nemera ko umuntu ashobora guhinduka. Nemera ko nubwo nagize aha hose hari igice cyanjye cyasobanukiwe ukuri. Ubwoba mfite bwo kunyuzwamo amasasu biri gutuma numva muri njye hari impinduka nyinshi. Iyo umuntu amenye ko yakoze nabi kandi akabyemera, aba atangira urugendo rushya mu mutima we, ruba rushobora no kugaragara mu buzima bwa buri munsi. Gusa njye amategeko sinzi ko ashobora kumpa andi mahirwe ngo ngaragaze impinduka zanjye. Kuva nabaho nibwo nishimye kuko mvuze ukuri kose. Birumvikana ko ngiye gupfa nishimye, kandi nibwo mbabaye kurusha ikindi gihe cyose, kuko ngiye kuzira ibyo nakoze mve mu isi yajyaga inshimisha rimwe na rimwe. Nari nkeneye gukomeza kwiberaho nkazagera no mu zabukuru. Kuzira ibyo nakoze nabyo ariko biri kuntera imbaraga zo kwemera ingaruka z'amakosa yanjye nk'umugabo. Sinzi icyo navuga kindi. Ndi hano mfukamye, ariko bwa mbere mu buzima bwanjye ndi guhagarara mu kuri. Navuze ukuri kose ku buzima bwanjye, ku mahitamo yanjye yahashize no ku byaha byanjye. Nzi ko ibyo navuze bitahindura amateka yanjye cyangwa igihano cyanjye, ariko wenda bishobora guhindura ejo hazaza h'undi muntu. Iyo niyo mpamvu mvuga amagambo ya nyuma ntacyo mpishe. Nta na kimwe nshaka kujyana mu mva. Uwo nifuzaga kuba wese we nabaye, nkwiriye kubizira rero. Ni niyo mpamvu ndi kuvuga nkomeye, nta bwoba mfite bw'uko ngiye gupfa. Uwo mugabo w'igisambo yamaze kuvuga ayo magambo aryama hasi, afunga amatwi akoresheje intoki ngo barase amasasu atari kubareba, atari no kubumva. Abasirikare bari bagiye kumurasa, maze umukuru muri barebye mu baturage abona bamwe bari kurira, abandi bacecetse, bamwe batangiye kumusabira imbabazi ngo igihano cy'urupfu gikurweho, ashyirwe muri gereza. Uwo musirikare yasabye bagenzi be kutarasa, agenda yitonze ahagurutsa uwo mugabo w'igisambo, amujyana ku ruhande baganira umwanya munini. Igisambo cyagarutse imbere y'abaturage kicyambaye amapingu, ariko gifite akanyamuneza noneho. Cyishimye cyane cyaratangiye kiti: nyuma y'urugendo rurerure rw'ubujura n'amakosa yanjye, aho namaze igihe kirekire niba abantu benshi, nkagira umutima w'icyaha, aho nari maze gukunda ibyo nkora nubwo byari bibi, igihe kikaba cyari kigeze cyo guhabwa igihano cyanjye cy'urupfu, nishimiye kubabwira inkuru nziza nubwo bamwe wenda yabababaza cyangwa bakumva batengushywe. Njyewe igisambo uzi ibyaha bye byose ngomba guhanwa. Ariko mbere y'uko amategeko akora icyari cyateganyijwe, umusirikare mukuru yaje imbere yanjye, ambwira ko yumvise amagambo yanjye ya nyuma akamukora ku mutima. Nyuma yo kumva ibyo nari navuze ku buzima bwanjye bwose, ku bintu byose nakoze, ku byaha byose nari nzi ko byari bibi, ku bwoba bwanteye kubyishoramo no ko byahindutse ingeso ihoraho, ku ndoto zanjye zo kugera ku byiza, ku buryo natekerezaga ko kwiba byari inzira yoroheje n'ibindi navuze, yanzuye ko mpindurirwa igihano, rero singipfuye. Njye ubwanjye ndahamya ko atibeshye, kuko nizeye neza ko nzigira ku makosa yanjye. Nyuma yo kumva byose, yambwiye ko yabonye impinduka mu mutima wanjye. Yambwiye ko bitari iby'amagambo gusa, ko impinduka y'ukuri ituruka ku kumenya icyaha cyawe, kumva uburemere bwacyo, no kwemera ko ibyaha byawe bikubera ishuri, kandi ko umuntu wamenye impamvu y'ibyo yakoze aba ashobora gutangira kuba umuntu mwiza. Yiyemeje ko igihano cyanjye kigomba guhinduka. Ibyo navuze ntibyari byo gusaba ko hakurwaho igihano, none abihinduye intangiriro yo kwiga no guhinduka. Yambwiye ko kumbabarira kwiza ari ukundekera ubuzima, wenda nkabaho ntashobora kugenzura buri kimwe mu buzima bwanjye mu gihe kirekire, ariko ngahabwa umwanya wo gukosora ibyaha byanjye, kandi ko mu gihe cyose nzerekana impinduka nziza, nzafungurwa ngakomeza ubuzima bwo kubaho ngerageza gukora ibyiza. Nanjye mbasezeranyije ko nzagerageza kubaha amategeko, nkamenya icyiza, icyaha nkacyirinda, nkigira ku makosa yanjye, nkabasha gukomeza mu buzima bushya, kandi ko igihano cyo gufungwa kizaba intambwe yo kwimenya neza, kwiyubaka no guhinduka mu buryo bw'ukuri. Ubu gufunga kwanjye ntabwo ari igihano cy'iherezo, ahubwo ni intangiriro y'urugendo rushya, kuko mfite ubushake bwo kwemera amakosa no gushaka kuba umuntu mwiza. Ubwo mbabariwe rero, mfite n'amatsiko yo kuzahagarara imbere yanyu nanone, nkabereka uko nzaba narageze ku nzozi zanjye nahoze nifuza kugeraho kuva kera. Icyo gihe nzica ikiru, nsangire namwe ku mugisha uzava mu byo nzakoresha amaboko n'ibitekerezo byanjye mu nzira zemewe. Yamaze kubivuga ajyanwa muri gereza. Nadusoreje amagambo ya nyuma yari yavuzwe n'igisambo cyari cyakatiwe urwo gupfa, akagihindurira ubuzima kuko kitishwe, ahubwo kigafungwa, kigahabwa amahirwe yo gukomeza kubaho. Niba wabikunze, waduha subscribe tukazakomeza kubana kuri uyu muyoboro wa Murukare. Bye, naho ubutaha.